Hello guys, ni ibyamamare bikomeye hano mu Rwanda. Wakibaza ati se byagenze ute? Dore amakuru ahari. Ni nyuma y'uko ibi byamamare amakuru agiye acicikana agenda avuga kuri ibi byamamare bitandukanye, murabibona neza, biragoye ko utaba ubazi dore ko ari Anita Pendo ndetse n'uwo bita Rocky Kimomo wamamaye nko gukina gusobanura filime zigiye zitandukanye. Anita Pendo we uramuzi, ni umubyinnyi karabutaka, ni umu MC ndetse akora kuri radiyo, dore ko yamajije kuba yakora kuyo bita Magic FM, ubu ari kuri Kiss FM. Rero ibi byamamare rero babashije kuba cyangwa se RIB yabitaye muri yombi, bazira ko bagenda bakwirakwiza amakuru y'ibihuha agiye atandukanye, bagenda bavuga ati ntabwo ari byo, ati ntabwo mwakoresha izina mufite mukora ibyo bintu, ati dore ko mukurikirwa n'abatari bake hano mu Rwanda. Ati rero kuvuga ati kugenda muvuga ati hari scholarship yo muri Canada, ibyo bintu ntabwo ari byo, mugenda mubesha bamwe na bamwe bagenda bishorayo, ati ibyo bintu mubireke dore ko atari byo habe namba. Ahubwo benshi babashije kuba bakibaza ati se kubera iki ibi bintu bimeze utya, ati ibyamamare bimeze utya byaba ari byo biri gukwirakwiza ibihuha bigiye bitandukanye, ati ntabwo byakunda, ati byibuze aba ni abantu dufata nk'icyitegererezo cyangwa se ni abantu bizewe baba bafite amakuru ahagije ku byo bavuga cyangwa se ku byo bagiye gutangaza. Ariko si gutyo bimeze, kuko umushinjacyaha RIB yabashije kuba yavuga ati oya ibyo bintu ntabwo ari byo, ati mugomba kuba mwabibazwa, bityo rero mukabasha kuba mwanabihanirwa byabahamye, kuko muri iyi minsi abenshi basigaye bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi, bazikoresha ibyo zitagenewe, bakoresha amagambo aterekeranye bashuka abandi. Ati rero bityo tugomba gufata ingamba yo kuba twabikuraho, tukavuga ati ibi bintu bitura benshi mu rujijo, ugasanga nka gutyo abonye scholarship yagera muri Canada agasanga iyo scholarship yabonye ntabwo ari byo agiye gukora, ntabwo agiye kwiga nk'uko aba yarabibyiwe, ugasanga nta kandi kazi bamujyanyemo, bityo rero bigatuma umuntu atagira icyo abasha kuba yamenya. Ati rero niyo mpamvu rero tugomba gufata iya mbere mu bantu bakwirakwiza ibihuha bigiye bitandukanye, tukabasha kuba bahana. Banashishikariza abanyarwanda bababwira ati mwitondere rero abagenda bababesha ibintu bigiye bitandukanye, ati abo ngabo abatekamutwe, ati ugomba kumanza wamakinga shuwa neza nimba ibyo bintu ubifitiye gihamya, ndetse ukamanza wanegera inzego zitandukanye, ukabasha kuba wazibaza kugira ngo ubashe kuba wamenya nimba ibyo bintu byizewe cyangwa se bimeze neza, ukabona uba wagenda cyangwa se ugafata iya mbere mu kwemeza ayo makuru wahawe, bityo rero bikoroha. Rero nshuti bakomeje kubona mu kiganiro, tukabona ngo utarakora subscribe, yikore kugira ngo ibintu biganiro byiza tuza tubagezaho
zibageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, cawu cawu.